Twongeye kugusuhuza kandi tuguhaye ikaze wowe udukurikiranye ku Marebe TV. Uyu mwanya tugiye kubagezaho umwe mu myandiko mwakunze yo mu bitabo byo mu mashuri abanza. Uwo nta wundi ni umugani wa Bakame n'Ikiyoni. Tega amatwi wumve uko byagenze, ariko mbere y'uko dukomeza turakwibutsa gukanda inzogera y'umutuku iri hasi ya video yanditseho subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro byerekeye umuco n'amateka tugenda dushyira ku Marebe TV uko tubishyizeho ako kanya. Tega amatwi wumve uko byagenze. Amapfa yarateye, Bakame irasonza, maze yibuka ibyo gusuhuka iti: mu kinyaga mpafite mabukwe, ntakwereye inka zanjye 8. Bakame iragenda, ibonye inaniwe ijya mu gicucu munsi y'inturusu. Irora hejuru ibona Ikiyoni gitamiye umunopfu w'umutari. Bakame iti: nkunda agatukura. Bakame ikarusha iti: henga nihendere ubwenge Ikiyoni. Bakame imaze kuvuga aya magambo yaratangiye igira iti: amashyo Kiyoni, urakoma neza, noneho si ubwiza urasa na bike. Bakame ivuze ityo, ikindi cy'igifu kiti: uburanga mbuhwanya n'ihoho. Gihera ubwo ngubwo cyasamura ikinwa, umutari uragwa, Bakame irawusama. Bakame iti: Kiyoni wimena umutwe, gapfa utambyiniye wa gisambo. Ikiyoni kiti: umpenzi rya none, gisigara cyimyije imoso. Sinjye wahera, hahera umugani. Turagushimiye wowe wabanye natwe ku Marebe TV. Niba utibutse gukanda subscribe yikande kugira ngo ujye ubona ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho.